Bakundwa nshuti zanjye, ndizera ko aho muri hose muri amahoro. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku ijambo nise ngo ntimwibagirwe abarimbuka ndetse no muri ibi bihe. Mu Cyongereza, don't forget the lost even in the midst of COVID-19. Aya ni amagambo yakanguye umutima wanjye, nsanga ko ari byiza ko nawe wayatekerezaho. Nibyo koko turi mu bihe bikomeye kandi ni ibihe duhanganye n'iki cyorezo, nta muntu n'umwe byoroheye kandi ku nzego zose z'ubuzima. Ni ibihe buri wese akomeje kwibaza ibibazo byinshi, kwibaza igihe bizahagararira, kwirinda uko ashoboye kose, ndetse no kwishakisha mu bijyanye n'ubuzima bw'ejo hazaza. Ni mu bihe bisa nk'ibi rero byoroha cyane kwibagirwa ko hari abakiri kurimbuka kubwo kutamenya umukiza Kristo Yesu. Reka dutekereze kuri aya magambo yamfashe gusobanukirwa ko nta gihe gikwiriye cyangwa kidakwiriye cyo gukomeza umurimo w'ivugabutumwa wo kwamamaza inkuru nziza y'agakiza twaherewe ku musaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Umva uko Salomo yitegereje ihindagurika ry'ibihe agakuramo iri somo mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 11 umurongo wa 4. Haravuga ngo uhora yitegereza umuyaga ntabiba, kandi uhora areba ibicu ntasarura. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana hasobanura gutya: nutegereza ibihe byiza ngo ugire icyo ukora, ntuzabiba cyangwa ngo usarure. Mu kuri iyo witegereje uko ibihe byahindutse bitewe n'iki cyorezo ndetse n'amabwiriza turi kubahiriza, ukagiranya n'ukuntu ibintu byakorwaga mbere cyane cyane mu nsengero, wahita utanga umwanzuro ko iki gihe kidashoboka ndetse kigoye pe mu kuvuga ubutumwa bw'umusaraba wa Yesu, ugasaba abantu gukizwa bagahabwa ubugingo buhoraho, bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Mu buzima bwa muntu ni ibisanzwe, iyo ibintu bihindutse uko byakorwaga, umubare munini w'abantu ni abahita bahagarika ibyo bakoraga, bagafata ikiruhuko cyangwa se pause, bagategereza ko ibintu byongera gusubira uko byakorwaga. Ni nayo mpamvu uzumva muri iki gihe bamwe mu banyamasengesho, abavugabutumwa, abashumba bari gusenga ngo Mana dufashe ibintu byongere bisubire uko byari bimeze, dukomeze umurimo. Ibi rero iyo bitekereje usanga ari byo Paulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa 2 igice cya 4 umurongo wa 2. Aramubwira ngo ubwirize ijambo ry'Imana mu gihe cyiza no mu gihe gikomeye. Preach the word of God, be prepared whether the time is favorable or not. Nakomeje kwitegereza mu bijyanye n'ivugabutumwa ryo kubwiriza umusaraba wa Yesu Kristo, nsanga nta gihe cyiza remoma favorable kijya kibaho. Ubutumwa bwiza burakenewe mu gihe cyose. Niyo mpamvu Salomo yavuze ko utegereje ko ibihe bizaba byiza wagira icyo akora, ntazabiba ntazasarura. Mu bihugu by'i Burayi na Amerika hadutse imitekerereze ivuga ngo ntukagire uganiriza ibyo wizera keretse ari we ukubanje kukubaza. Niyo mpamvu ntawe ukivuga ubutumwa, kuko nutegereza igihe uwo umwami w'iyisi yahumye umutima azakubariza ibyo wizera, icyo gihe ushobora kutazakibona. Yego koko ibihe byarahindutse kandi twese turasenga ngo twongere dusubire mu nsengero, abaririmbyi bongere bacuranga gitari, ariko iyo witegereje ubukana bw'iki cyorezo nta wamenya igihe bizafata ngo byongere bisubire uko byari bimeze. Kandi byanze bikunze n'iyo minsi dutegereje izaba iteye ukwawo bitewe n'ibi bihe tumazemo amezi arenze 2 mu gihugu cyacu, ariko mu bihugu nk'Ubushinwa bagiye kumaramo amezi asaga 6. Ikibazo ngira ngo twibaze ni iki: mbese dutegereje ko ibihe byongera kuba byiza
kugira ngo dukomeze inshingano nkuru twasigiwe. Mbese kuko bwije n'uko bukeye twumva inkuru z'abapfa bitaba Imana batarizera umwami Yesu, aho ntitwaba tutagitewe agahinda n'iri herezo ry'abapfa batazi Yesu. Mu byasabwe guhagarika imirimo ku isi hose muri iyi minsi, urupfu rwo ntirurimo. Uretse ko natwe abakiriho dukeneye kwiyunga n'Imana kubw'amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo tubeho ubuzima bunezeza Data wo mu ijuru. Umwe mu bavugabutumwa nkunda, Billy Graham, warangije urugendo rwe hano mu isi mu gihe gishize, yabwiye abari bateraniye mu giterane cy'ivugabutumwa mu gihugu cya Afurika y'Epfo gitegurwa n'umuryango wa Rozana ati, mu myaka 36 irangiye uhereye igihe natangirije ibi biterane, isi yarahindutse kandi isi izakomeza guhinduka. Aho hari mu 2010. Billy Graham akomeza agira ati, icyakora hari kimwe kitahindutse kandi kidateze no guhinduka kugeza ubwo Yesu Kristo azagaruka. Ni ubukene buri mu mitima w'umwana w'umuntu bw'ubutumwa bwiza bwa Yesu. Yongeraho ati, kandi ikindi kitazahinduka ni inshingano twasigiwe yo kwamamaza iyo nkuru nziza mu mahanga. Ibindi byose byahinduka, ariko ibi bibiri niko byahoze, niko biri, kandi niko bizahora. Iyi mpamvu yo kwibuka abarimbuka no mu gihe gisa nk'iki yatumye nibuka inkuru yanditse mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 5 kuva ku murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 26. Reka dusome iyo nkuru hanyuma nkuremo amasomo 4 y'ingenzi adufasha gusobanukirwa kuri iyi nyisho turimo turaganira. Luka igice cya 5 umurongo wa 17. Nuko umunsi umwe muri iyo yarigishaga, abafarisayo n'abigisha b'amategeko bari bicaye aho bavuye mu birorero byose by'i Galilaya n'i Yudaya n'i Yerusalemu, kandi imbaraga z'umwami Imana zari muri we zo kubakiza. Nuko abagabo bazana umuntu mu ngobyi waremaye, bashaka kumwinjiza ngo bamushyire imbere ye. Babuze aho bamwinjiriza kuko abantu bari bahuzuye, burira hejuru y'inzu bamucisha mu mategura, bamumanurana n'ingobyi hagati yabo imbere ya Yesu. Abonye kwizera kwabo aravuga ati, wa mugabo we, ibyaha byawe urabibabariwe. Abanditsi n'abafarisayi batangira kwiburanya bati, uyu ninde wigeranije? Ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Luka igice cya 5 umurongo wa 22. Maze Yesu amenya ibyo biburanya, arabaza ati, muriburanya iki mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ni ukuvuga nti ibyaha byawe bababariwe, cyangwa byuka ugende. Ariko menya yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse, byuka wikore ingobyi yawe utahe. Muri ako kanya abyuka imbere yabo, yikorera ingobyi yari aryamyeho, ataha ahimbaza Imana. Bose barumirwa, bahimbaza Imana, baterwa n'ubwoba ati, uyu munsi wa none tubonye ibidutangaza. Muri iyi nkuru aba bantu Luka yanditseho bari bafite impamvu nyinshi bari gutanga bagasubirayo uriya muntu wari uremaye adakize. Reka turebe amasomo y'ingenzi twakwigira muri iyi nkuru yadufasha kumenya uko twakwitwara muri ibi bihe. Tugomba kubahiriza amabwiriza ajyanye no kwirinda iki cyorezo coronavirus, ariko kandi ntiduhagarike umurimo twasigiwe n'umwami wacu Yesu. Somo rya mbere nize ni uko buri gihe bisaba ko haboneka umuntu cyangwa abantu bamenye Yesu bahuza abataramumenya nawe cyangwa se na Yesu. Ntabwo uyu mugabo wari uremaye yari kwigeza aho Yesu yari ari. Byasabye inshuti ze gukora umurimo wo kumuheka bakamugeza aho Yesu ari. Ni agahinda kenshi k'abantu barimbuka buri munsi kuko tutabahaye amahirwe yo guhura na Yesu. Uyu murimo ni uwabo, gukiza byo ni ibya Yesu, kandi ndi umugabo wo guhamya ko abyishoboreye. Icyo agusaba bamuzanire. Somo rya kabiri nize
muri iyi nkuru yanditse mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 5 kuva ku murongo wa 17, nta bihe bidashoboka mu kugeza abantu kuri Yesu. Iyi nkuru itwereka ko byasabye aba bantu bari bahetse uyu mugabo uremaye gukoresha uburyo budasanzwe butari bumenyerewe kugira ngo uyu wari uremaye agere kuri Yesu. Bibiliya itubwira ko bageze aho Yesu ari, basanze icyumba yari arimo cyari cyuzuye abantu benshi ku buryo ntaho bashoboraga kwinjirira. Ibihe ntibyabaye ikibazo, ntibabaye stuck, bahise bashaka ikindi gisubizo, biyemeza kumucisha mu gisenge. Ibaze nawe icyo byasabye gusakambura inzu, ariko uwari uremaye amaherezo agera ku birenge bya Yesu. Nibyo koko insengero zirafunze mu buryo bwo kwirinda, ariko rero mu rugo iwawe hari byose bikenewe kugira ngo urugo rwawe uruhindure ahantu ho kumvira ubutumwa bwiza. Erega reba nabo mubana mu nzu iwawe, ubwabo bakeneye wabafasha akabageza kuri Yesu. Reba tekinoloji Imana yaduhaye, nubwo waba utari intyoza mu ivugabutumwa, hera ku buhamya bwawe, wohereze aka audio cyangwa se aka video ukoresheje telefone, ubwire inshuti za hafi n'iza kure ibi bintu bitatu. Icya mbere, uko wari umeze mbere utarahura na Yesu. Icya kabiri, ubabwire uburyo ki wahuye na Yesu. Icya gatatu, ubabwire impinduka zaje mu buzima bwawe bitewe na Yesu wizeye. Ibi birashoboka. Isomo rya gatatu nize muri ino nkuru yanditse mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 5 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku 25, nuko mu bihe byose Yesu we aba ari gukiza abantu. Ku murongo wa 17 Bibiliya ivuga ko icyo gihe Yesu yari arimo kwigisha, abafarisayo n'abigishamategeko bari bicaye aho baturutse ngo impande zose. Ntangazwa n'iki Luka yavuze ngo kandi imbaraga z'Imana zo gukiza zari muri we. Izo mbaraga rero n'ubu ntizahagaze, zirahari, nindakumirwa, ntizigira igihe zo gukoreramo. Nawe ubwe yarabyivugiye ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura, nta gihe atabakira. Somo rya nyuma nize ni ikibazo nyacyo umwana w'umuntu aba afite. Nibyo koko uyu mugabo yari afite ikibazo cy'uburwayi bwo kuremara, ariko ntangazwa nuko Yesu amubonye, ikibazo cya mbere abanje gukemura ni ikibazo cy'icyaha, kuko iki cyo gitera kurimbuka. Ku murongo wa 23 yabwiye uwo wari uremaye ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Inkuru nziza rero ntabwo irangirira aho, kuko yarongeye aramubwira ati kandi byuka wikore ingobyi yawe utahe. Wari uremaye atahana imbabazi z'ibyaha, ariko ataha n'indwara ikize. Reka nsoreze hano mbibutsa icyo Dawidi yavuze muri Zaburi 103 kuva ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 3. Dawidi yaravuze ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo mwese mwe ntimwibagirwe icyiza na kimwe yakoze. Dawidi avuga ibintu bibiri bikomeye. Arabangwa icya mbere, niwe umbabarira ibicumuro byanjye byose. Icya kabiri, ni nawe unkiza indwara zanjye zose. Ndakwifuriza gukomeza kwirinda iki cyorezo cya coronavirus, wambara agapfukamunwa uko usohotse, ushyira intera ihagije hagati yawe n'uwo mwegeranye, ukaraba intoki zawe kenshi gashoboka, ariko kandi uzirikana ko guha amahirwe abatarizera umwami Yesu kugira ngo bamwumve kandi bamwizere, babashe guhabwa ubugingo buhoraho bubonerwa ku musaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Nkunda isengesho Pawulo yasenze mu rwandiko yandikiraga Abaroma igice cya 10 umurongo wa 1, aravuga ngo bene data, ibyo umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira bene wacu ku Mana ni ukugira ngo bakizwe. Imana ibahe umugisha. Ntimwibagirwe n'abarimbuka mu gihe gisa nk'iki. Don't forget the lost. Reka dusenge. Mana, turagushimye yuko nta bihe na bimwe bidashoboka ko twakuzanira abantu kugira ngo bahabwe agakiza. Tugushimiye ko mu bihe byose imbaraga zawe zikiza ziba zirimo zirakora. Kandi mwami, turagushimira yuko ni wowe uzi neza ikibazo nyacyo cy'umwana w'umuntu, imbabazi z'ibyaha byacu.
Mana, turasengera abateze amatwi iyi nyigisho kugira ngo wongere uduhe inzara n'inyota byo gukomeza umurimo wadusigiye. Salomo yaravuze ngo ureba imiyaga, ureba ikirere, ngo nta biba nta sarura, utegereza ko ibihe bizaba byiza. Mana, koko turi mu bihe bikomeye, ariko reka no muri bino bihe twongere kwibuka inkuru nziza y'ibyiringiro dufite bibonerwa ku musaraba wa Yesu Kristo. Dusengeye igihugu cyacu, dusengeye inzego zose z'ubuyobozi ziri gukoresha uko zishoboye rwose kugira ngo zirwanye iki cyorezo cya coronavirus. Ndasenga mu izina rya Yesu kugira ngo buri muntu wese wumvise iri jambo, Mwami, twongere duzirikane kwirinda uko dushoboye, ariko twongere kwibuka no kuzirikana ko hari abari kurimbuka kubwo kutamenya umukiza Yesu Kristo. Amahoro yawe akomeza arinde imitima yacu, urinde u Rwanda n'abanyarwanda ndetse n'ibihugu duturanye, kandi umuriro w'ubutumwa bwiza ukomeze kwaka mu mitima yacu. Ni mu izina rya Yesu nsenze nizeye, amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Uhere kuri Yerusalemu ari rwo rugo rwawe. Yego ibihe byarahindutse, ariko Imana irashaka guhera iwawe mu nzu kugira ngo habe ahantu ho kuvugirwa ubutumwa bwiza. Byaza umusaruro uko ushoboye ikoranabuhanga dufite kugira ngo abantu bamenye ubutumwa bwiza, bihereye ku buhamya bwawe ku giti cyawe, icyo Yesu yakoze mu buzima bwawe, ariko n'ubutumwa bwiza mu buryo bw'inyigisho. Imana ibahe umugisha, ntimwibagirwe n'abarimbuka mu gihe gisa nk'iki. Don't forget the lost. Murakoze, mwari kumwe na Evangeliste Kwizera Emmanuel.